heza dushaka kugera. Uyu mwanya ni uw'ikinamico Idembe. Nimutega amatwi mwiyumvire. Ese Dudu, urabona kwiga gonge ndeka atari ibintu byasawa koko? Urese kamara, nkatwe twiga dutaha, byo biradufasha cyane ko tubona umwanya wo gusubira mu masomo nimugoroba. Nyine ubwo mwebwe nyine mwarikire, ariko icyakubwira ngewe. Buriya sinjye mbona nakanye ko gukora itini. Ahubwo ibintu sinzi ukuntu mbona mbitsi. Ariko si nguyu wanshaka hitse. Igihe yanstressa bika. Dudu, iyo telefone yagwamagaye kuva kare ni yande? Ndi rwose ni telefone nzayisubiza iwacu. Kuko mbona ituma abantu bantesha umutwe. Erega no kwishuri ni ikibazo. Uyu ntesha umutwe si wa mugabo ejo ashaka kuduha lift inkanga. Ariko Dudu uragacucu. Kwanza urananyibukije. Ni gute dukora urugendo rungana gutya tukaviriya yose tukarinda tugera ina umuntu ari kuduha lift ukanga? Yego ko kamarade. Wakubwira ko cyagiye yari yansigaranye uri imbere. Yambwira ko arantwara njyenyine. Wowe ugasigara utarogoye ikiganiro cyanjye nawe ma. Are we. Aya. Icyo kora wari kubanteje. Ahubwo simbwira. Umuntu ngana kuri mwamenyanye mute kugira ngo bigeraho hose. Uzi ukuntu bimeze? Uriya mugabo yitwa Rubambana. Adodera mama igitabo cya memoire cyo muri kaminuza. Ariko kuva yaza mu rugo yanyatse nimero aho guhamagara mama akaringerirwa hamagara. Yabawe Dudu. Burya mama we numuswa. Na 57 na 50. Ariko se Kurodi, aya mafaranga yagiye hehe koko? Yewe, njye ntabwo mbizi rwose, ntabwo mbizo ngera ubare. Ako se njye ntabwo ndi kubyumva. Ndabara gatanu kose nsubiramo, ntabwo ubona ko habura amafaranga 3700. Ugara hari papa. Hari rwose. Nda hari igihe wasanga. Usanga iki? Ugomba kumbwira aho aya mafaranga yagiye. Hari undi muntu ukoramo hano? Ese ubundi hasigaye inzoga ingana iki? Yewe, ikese yabyari hasigayemo amacupa naho rwagwa. Hasigaye amacupa 8 gusa. Ngaho mbwira nawe noneho. Nose aya mafaranga yagiye hehe? Utangiye guhomba amafaranga yanjye niko. Reba warize windugera mu wa gatatu watorakome nishyura none imibare yawe nibyo ngibyo iri kuzana. Cyangwa wirirwa mu bagabo shawa bakayakwiba. Cyangwa kandi bagakobwa uzaba ikigori iki? Ngira ha amafaranga yagiye ntabwo ndi byumva. Papa ugutangiye no kuncyurira rwose. Ese uwagucyurira we yabura aho guhera? Niko Kurodi. Karama. Ugiye kumbwira aho ayo mafaranga yanjye yagiye none ahangaha. Ubu noneho narakare. Umva nkubwire papa. Mbwira sumbwira ikimbwira numva. Cyakoze rwose murambabarira. Unayagurije matesi. Eze Kurodi. Kondiso ukabutambwira amakuru niba ubukwe buri hafi uziko ushaka ko utagiye kumenya ubwenge sha. Ubundi marabitindiriza iki? Ubwo iyo yangana ari kumujyana mu nkiko da yakubwiye se ko ari rya revasi ireba ni rya resha ngire ariko se waba buriya waba bariyora. Ese nagasenda gahaye konya nkunda gasendara. Gusenda kandi. Akareka matasa y'amashusho undi yari umasadara kwa ry'urusenda kakurusha. Akazo batajyaje. Ese buzene buri uriya mwana ry'urusenda ko akarusha kaho rugahinduka umutuku unyeranye nayo kurya urusenda koko. Kambaye ko mbona sa ukunda kubi. Ariko imitekere sigaye nawe nta kigenda. Imitekere n'inyabaki koko busheni. Imitekere tagira rwa mugambi nta ruboga rurimo koko. Ugaburira abana ko kavuga ngo barariye buri. Imboga se wazikurayo ko zabuze. Wazishaka ko nose. Icyambere no guhaga yewe. Kandi rero njyewe rwose mbona amatesa ari uzikundi. Yatara hangaha rero. Mbamba imboga atari ngombwa. None ushaka kuba ko tuzarya turya neza ruko umuhungu wawe hari. Gitangaza. Ibyo mvuze da. Noze uwava ngo matesa dahari ngo ntago turarya imboga. Menye ko muri kaminuza barazimenyereye. Baramenyereye ifiriti n'ibindi birya byiza. Mwana wanjye rero ntagiye kunanuka
igihe ari aho ngaho rwose mba nzi ko ariho hakeneye imboga njye rwose iyo mbona ushaka kumunisha ngo kumuvunisha ngo anagufashe buriya birambabaza kuri umudabagisi none se ubu ngubu ko kubumvunisha nose azicara koko mu gihe koko nta kazi afite urumva bidakwiye rwose none se nzakora mbazi mbaho njyenyine andebera gusa aturanye bazadusuzugure ngo ntacyo yize yego kanamucyurira umwana wanjye rwose ntuzabyongere sigitangazara mbona rero rwose ko kwihaniza ntuzongeye kumvunishiriza umwana none se azicara gutya gusa nkore njyenyine arebera ese ubundi kuki wamwimye itiki atamfashije mbura ko agiye gukora ikizamini cy'akazi Kigali ubona bitadufitiye akamaro ku buryo wimanitse abantu bano ko batanyikizara niko mwiriwe ngo bimaca yamwe bahano reka turakumva amaca kuri aya masaha aho ni amahoro se tugiye amasaha si kumenya muri ibisambo nk'umuhungu wanyura narinjeraga ngo twumvikane iki se ntibinanirana turebe uburyo twakwitabaza inkiko yo bro mereza mitu y'ijana wangu ndabona nakubiswe umusaje ahubwo naryo sinzi ko ari cyo rimari ahonzwe mbasha dama ikisaka kira dama mbasha uretse mbanda debo tabo ntwari y'umukiriya sha uye mukiriya datazana telefone ngira bakugiza vuga ndi mbasha shitop ikise shitop nabibonye uyu mukiriya ni uwanjye wawe gutesa kwanditse washezanya ko umukiriya uri mariye ari uwanjye niso uyu nuwawe gutu uyu mwana w'umunyeshuri nuwawe gutari mariye ngira vuba wangu umunyeshuri cyemera gutunga telefone ku ishuri ninde musaza yabayatera urabona tambaye impeta rero nako ni nyinshi ntabwo wantwarira umukiriya no ibintu by'impeta zanyirangariza ibimereza naje kugura naje kivogonyo wagira ngo ukoze mu kavuyo amasezerano n'amasezerano twavuze ko wambaye impeta nawe ari umukiriya wanjye mpereje iyo telefone cyangwa duhangane siweje kubari peti ariko ibintu murabona ibintu murimo muranza fresh miyani peti urumva mzee ntabwo tuzakomeza gushwana ngo pa telefone mani ushyiremo amayinite ugende njye mfite uburenganzira bwo uwo ari wese nta bintu byo kubaza ushobora kumenya cyangwa umva rero mbabwire aho kugira ngo ntwarire amafaranga rero damari umpombya muri business yanjye urava kwisheta kwanyivaho niwe wayinzanyeho ntago ari mwebwe mufite miti y'umwenyine utaondoka mereza telefone yanjye ako si umusaza uya mereza telefone ibyo umusaza murabiguma munini mereza telefone yanjye cike ntagende umuntu ari mariye ndabibona yambaye impeta ibiganja biruzuye paradira metarose habujemo y'ubukwe kuva mu gitondo nabuje umukiriya n'umwe uriya mwana w'umunyeshuri se ntubona ko ari umusitari ariko umunyeshuri gure tirabwe ko nta munyeshuri wemerewe gutunga yazambaye nyine yatsabye ese muze ubu ko hari akandi ka business nshaka kwizanira hano nakuzanyiganara evidama nzabikora nangisha nubyanga tubyenge esha naje kubara amajosi izi nzoga nazo wagira ngo basigaye bazifunga mereza irindi macate we wakomeje kwinywera izo zinsiri muse ugize ngo hari akantu kari bujya mu mutwe amwe iki kindi se reka nze nkwereke sha reka nze nkwereke garika ushyiramo kano kari muri aka gacupa ukavangamo ntanyuma ahita gakora akabakita wawe nyehera njya kwa kantu ndagatinya mbona abantu kagarika kandi sinzi iyo dukorerwa ubundi se ko mbona uba waduhisha abantu babwirwa n'iki ko dufite ababizi baba babizi ubwo ufite abo duha igamba nanga kubashyira agaragara ngo abayobozi hato bataza kumbeshyira ngo ncuruza inzoga zitemewe nyera ninywere n'ubundi nkwano nari gukwa wa mukobwa ntacyo nazimaze uzi ko kuva nafata icyemezo cyo guhagarika bwa bukwe rubanda mumbeshya ko umugeni wanjye ari ikiraro inkwano nzimaze kubera umujinya kandi ko bavuze ko ujya kumusaba imbabazi byaje guherera wowe urumva imbabazi yazima koko maca twarafashe irembo tugatangaza amatariki y'ubukwe narangiza nkabuhagarika yaneye utwatsambwira ko hari undi afite ahubwo bazarushinga
mariza ko numva akweretse igihangirira wahora ne ukuntu nsigaye mbona ari mwiza sha byonyine se twaraho yarambwira ngo ndimu seka nyine macate wowe uraseka mu bibabaje kandi ahubwo nsukiramo ka kantu ndumva byeri idakora neza di niba ari aho bigeze hasigaye niyo wagombaga gupfa twari wara n'ahandi garika zamahirwa ko gusanga hano nagushakaga rwose bari dadi se uko nshakira mu kabari ni amahorora nose garika utari kunyishyura amafaranga yasigaye kuri za ntebe nakubarije kandi warambwiye ko uzanyishyura amafaranga nyuma y'icyumweru gikurikira nyuma y'ubukwe uzanyishyura amafaranga none se ubukwe bwarabaye icyumweru kirashira sira kwishyura intebe zawe ariko nyine byanyica umubare kandi itariki zararenze nagombaga nabaza umubare mugabora ugenda usoba amasezerano twagiranye ndakwandikiye nkubwira icyumweru nyuma y'ubukwe nyine nicyo wambwiye nyine none se bwarabaye umugabo arashaka wishyura none se urumva bitaranyica umubare kandi nari narabaza umubare ugomba kunyishyura niba nyine amafaranga abana ejo bundi ntabwo ubona ko abana bari ku ishuri bari ku minerivare zigiye none se amafaranga y'ishuri umva ndayakora hehe umva oyagarika umva wambwiye nyuma y'ubukwe bwawe w'icyumweru niba rero warabaye igishuba zikorero nge ibyo ntabwo birandeba se utangora mu mutwe barida umva nkubwire wariko waruzi n'ikindi ejo mu gitondo none intebe zanjye ndaza kuzifata kandi uraburebe uzazifate uzazirya. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Hippolyte Ntigurirwa. Ikinamico Idembe muyitegurirwa n'itorero rya Idembe Arts ku bufatanye na Kate Radio. Iyi kinamico muyikurikira kuri Kate Radio buri wa gatatu saa 2 na buri ku cyumweru saa 1 n'igice z'umugoroba kuri 96.7 FM. Ushaka kugendana n'Idembe umunsi ku munsi no gutanga igitekerezo cyawe ku ikinamico Idembe, kanda like kuri page yacu ya Facebook ariyo Idembe Arts. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo idembeart@gmail.com. Naho ubutaha. Abana bageze ku Idembe nanjye bageze